Bridge Sport. Bridge Sport. Ya mwaramutse mumeze neza, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwe mwese dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi. Iyi ni Bridge Sport. Reka mbabwire ko intambara y'Abakeba yongeye kubyutsa umutwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari nyuma yuko amagambo ku mpande zombi ku Bakeba bombi twita ko bahanganye hano mu Rwanda bagenda baterana amagambo. Gusa mu minsi ishize nibwo umuyobozi w'ikipe ya APR yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye ku kijyanye n'Abakeba. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport nayo yamusubije. Ese bimeze bite? Tugiye kuba tuganira kuri byinshi cyane biri kuvugirwa mu makipe yombi, dore ko imikino ya shampiyona yakomezaga ku munsi wa 25 wa shampiyona. Ku munsi w'ejo ikipe ya Etoile de l'Est yaje kuba itsinda Gasogi United igitego kimwe ku busa. Intambara y'abamanuka ikomeza kugenda nayo yiyongera. Kuri uno wa gatandatu ikipe ya Rayon Sport iraba yerekeje mu karere ka Huye. Ese ibyayo bimeze gute? Ku mugoroba bareba bakoze imyitozo uko bimeze muri no kipe, ndaba nkubwira uko bigiye bihagaze. Umutoza Julien Mete ugiye kuba ahabwa amasezerano muri Rayon Sport, ese niki kiri kubitinza? Ese bimeze bite? Ndaba nkubwira uko bimeze. Icyo ngusaba no gukuma akanya gato ukantiza umwanya mutoya, ubundi nkakubwira uko bihagaze mu minota mike cyane. Kandi nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Niba ujya ukunda amakuru yacu cyangwa se ukunda ibiganiro byacu muri rusange, kora kuri like kuri no video, ntacyo bitwaye, nta nubwo bigoye cyane, mbere yuko tugenda dutangira byinshi bigiye bitandukanye. Mu minsi yashize nibwo umuyobozi w'ikipe ya APR Afande Richard Karasira yaje kurikoroza mu itangazamakuru rwose, aganira n'igitangazamakuru kimwe cyitwa Igihe. Aza kuba avuga ko nta Mukeba bafite hano mu Rwanda. Ibintu byaje kuba birakaza abafana cyane, ngira ngo twagiye tubigarukaho. Abafana barababaye cyane rwose, baravuga bati rwose ibi bintu ni ubushotoranyi. Afande rero abagize gutya yegereye itangazamakuru rwose, arababwiye ati nta Bukeba mbona mu Rwanda, ati n'ikigaragara rwose n'ikimenyimenyi ikipe tuyikubye kenshi mu bikombe, dufite ibikombe 21, tugiye kubona icya 22 ifite 9. Ati ibyo ntago ari Ubukeba rwose, ati nta Bukeba burimo. Nta Afande wabivugaga. Chairman wa APR rwose Colonel Richard Karasira aravuga ati yanavuze n'izina, aravuga ati Rayon Sport ati ntago tuyifata nk'Umukeba, ati tuyikubye ibikombe inshuro nyinshi cyane. Icyo gihe abafana bamurera bamanutse ku mbuga nkoranyambaga, baramubwira bati wowe n'ikimenyimenyi, ni wowe umaze gutsindwa n'ikipe ya Rayon Sport mu gihe gito umaze ku buyobozi, umaze gutsindwa inshuro nyinshi. Ati ukiri no ya Marine twagutandikaga 6. Ati ubwo rero ibyo uvuga ngo nta Bukeba burimo, ati ibyo nta kigenda. Aho hari ku ruhande rw'abafana. Uyu munsi rero ku mugoroba nibwo chairman w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel nawe yaje kwegera Igihe, baza kubaza kubijyanye n'amagambo mugenzi we uyobora ikipe ya APR yavuze. Chairman wa Rayon Sport perezida rwose nawe arabasubiza ati mu magambo ye, ati ntidukeneye gushaka Umukeba mu Rwanda, ati ibyo ntibishoboka. Ati nubwo duhura n'ayo makipe kenshi twe tuba dushaka kubaka ikipe irenga imbibi z'u Rwanda. Bridge Sport. Yumvira ubwenge burimo hano. Ati mu makipe yo mu Rwanda rwose duhura nayo, atari ntago twe tuba dushaka, ati twe tuba dushaka kubaka ikipe irenga imbibi z'u Rwanda. Ati uramutse utekereje ko ikipe ya hano irusha izindi, ati ushobora gusanga, ati wasanga uri umuswa nkazo, kuko mu mupira w'u Rwanda ntaho tuzagera. Uwo ni Uwayezu Jean Fidel wasubizaga mugenzi uyobora ikipe ya APR, wari wavuze ko Rayon Sport atari Umukeba kubera ko yirusha ibikombe. Uyu mugabo yaje gusobanura byinshi, ati mu by'ukuri dukurikije n'ibyo abafana bavuga,
turamutse dukurikije n'iby'abafana bavuga cyangwa se ku bantu basanzwe bakurikira umupira w'u Rwanda, ati mu by'ukuri ntawe utabizi nk'ubu ngubu ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Marine, kuva Marine yashingwa imaze imyaka 26 nta na rimwe iratsinda APR mu mikino ya shampiyona. Ati koko iyo ni shampiyona? Niba ikipe itangira yizeye amanota 6 ya Marine igatangira yizeye, mu minsi yashize muzi byagendaga bivugwa ku basifuzi, kugurwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi, ni ibintu bivugwa kandi nta wundi urivugira ubusa ku musozi, kandi hari na facts zibigaragaza. Niba koko ikipe itangira ifite amanota 6 ya Marine igatangira ifite ayandi makipe agenda wagira ngo bafitanye uburyo bw'imikoranire, murabizi ijambo otane uburyo ryaje kuba rigera mu mupira w'u Rwanda. Ijambo otane ntago ari ubwa mbere ryumvikanye, amakipe akagenda agakorana. Murabyibuka igihe AS Kigali yari igiye gutwara igikombe muri ya shampiyona y'amatsinda, ikintu cyabaye ku munota wa nyuma kugira ngo ikipe yiyongereze ibitego, mwese murabyibuka buryo Marine rwose yatandaraje, iruhutsa abakinnyi 6 basanzwe babanza mu kibuga, iyi kipe ikayitsinda ibitego 6-0. Uwayezu Jean Fidel nibwo yavugaga ati ibintu bibera mu mupira wacu nta hantu bizatugeza, ati kiza nuko twebwe twubaka ikipe tureba kubijyanye n'amakipe amakipe mpuzamahanga. Ati n'ikimenyimenyi, niba uvuga ko ukomeye hano mu Rwanda, niba uvuga ko nta mukiye ufite ibikombe byinshi hano mu Rwanda, iyo usohotse bigenda bite? Iyo usohotse indege ntizima. Mu gihe twebwe rimwe na rimwe turahusohoka tugahangana tukazireba mu maso tukaba twagera aho tugera. Aho no Yezu Jean Fidel wajombaga ibikwasi rwose mugenzi we, umubwira ati ubusanzwe indege yanyu ntigizima, muragenda za Goromahiya zikabakuramo, muragenda ni murenga umutaru muhita mugaruka, ubushize noneho mwariye 6. Ubwo se wavuga ngo tugiye kureba naho hano imbere mu gihugu ngo dukora Abakeba? Ati ibyo ngibyo urumva bishoboka? Ati kiza intego za Rayon Sport, ati ntago twebwe tureba ikijyanye n'Abakeba hano imbere mu gihugu, twubaka ikipe tugendeye ku rwego mpuzamahanga. Ati wubatse ikipe ugendeye ku bantu muhanganya hano imbere mu gihugu, ati wasanga uri umuswa nkabo. Uwo ni Uwayezu Jean Fidel rwose wagendaga asubiza. Ni intambara rero, ni intambara ikomeje kugenda ivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Abafana ba APR, abafana ba Rayon Sport bagenda baterana amagambo, buri wese azana facts zimurengera, undi azana ingingo zimurengera. Nk'ubu nahoze mbona abafana ba APR bavuga ko bafite ibikombe 21, icyanyuma baheruka kugitwara umwaka ushize. Bavuga ati mwebwe Rayon muheruka igikombe 2019 kandi mufite ibikombe 9. Rayon Sport nayo ikayibwira iti iyo musohotse bigenda bite? Murasohoka mukagenda mukareba mu maso ayandi makipe mpuzamahanga mugakina, cyane ukugenda mukaba insina ngufi ya buri wese acuho urukoma. Aho naho gutegereza tukareba rero uko bigiye bimeze. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport y'abagore nta gihindutse, uyu munsi iraza kuba ishyikirizwa igikombe cyayo mu Nzove. Bateguye ibirori bikomeye cyane, turaza no kwitabira rwose tubabwire uko bigiye bihagaze, uko bimeze. Baraza kuba bakina n'ikipe ya Fatima, batsinda nta gihinduka, igikombe bamaze kuba bagitwara. Ibirori bikomeye rero biraza, twiteze ko biza kuvugirwamo n'amagambo akomeye cyane muri Rayon Sport. Turaza kubyitabira tubabwire uko bigiye bihagaze nuko bimeze. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport yarayikoze imyitozo ya nyuma, ndetse uyu munsi saa 3 zuzuye nibwo ihagurutse yerekeje mu karere ka Huye. Nyuma ya saa 6 iraza kuba ikora imyitozo yoroheje yitegura umukino bafite ku munsi w'ejo n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mukura yakaniye, Mukura yarahiye ko iraza kuba itsinda ikipe ya Rayon Sport. Mukura ivuga iti nitwe bakuru, mudusanze mu mujyi wacu, nitwe twashinzwe mbere yanyu, ariko ibyo by'amateka Rayon Sport ntibikora. Amanota 3 tuje kuyafata aho ngaho mu karere ka Huye. Imyitozo rero yaraye ibaye,
abakinnyi bagiye batandukanye bameze neza bakoze imyitozo igiye itandukanye, ndetse n'uyu munsi baraza kuba bagera imyitozo mikeya iraza kuba ibera kuri stade ya Huye. Ni imbere yuko ku munsi w'ejo baraza kuba bakora umukino ukomeye cyane, baraza kuba bafitanye n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Iyo ni Rayon Sport ni Murera. Hari amakuru y'amatransfer agenda avugwamo, ndetse n'umutoza Julien Mete ushobora kuba araza kuba yongera amasezerano uyu munsi. Turaza kugenda tubigarukaho uko bimeze. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, munogerwe na gahunda murimo zose, kandi muhahe muronke cyane. Bridge Sport. Bridge Sport.